twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi, inshuti bakunzi ba radiyo Urumuri, namwe basomyi ba RSP Info. Ikaze muri iki kiganiro twatumiyemo Ashili Kamana nk'umuvugizi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, Rwandan Alliance for the Change, l'Alliance Rwandaise pour le Changement. Twibutse rero abadukurikiye yuko uru runana rwashyizweho mu kwezi kwa karindwi muri Nyakanga uyu mwaka w'2020. Ashili Kamana nk'umuvugizi w'uru runana, turagusuhuje tuguhaye ikaze kuri radiyo Urumuri. Uraho urakomeye? Murakoze cyane bwana Murindahabi, ndabasuhuje nanjye ndasuhuza n'abatwumva n'abazatwumva. Turaho turashima Imana, namwe nuko bimeze? Ya, natwe turi amahoro. Ashili Kamana abantu baranakumenyereye rwose kuri radiyo Iteme, mu biganiro binyuranye n'ibitekerezo utanga. Turagira ngo rero tubwire, nubwo nta gihe kinini muramara nyine mutangaje ku mugaragaro uru runana, muhagaze mute rero nubwo ari amezi atatu ashize? Yego, murakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyo nabanza guheraho nuko urunana rutangazwa rufite aho rwahereye, abandi cyangwa se n'abarugize bari barakoze na mbere, ku buryo rero tutahereye hasi. Nyuma y'amezi hafi atatu, kuko ku itariki 3 z'ukwa 10 amezi 3 azaba ageze. Nyuma y'amezi 3 navuga ko dukurikije imigabo n'imigambi twe twihaye, kuko niko dukora buri komisiyo ibifite imigabo n'imigambi yayo n'igihe bigomba kuba byatunganye, navuga ko imirimo yagezweho ishimishije, n'ubwo iyo mirimo atari imirimo yagaragarira umunyarwanda uwo ari we wese, kuko ababizi cyangwa se abanabibona ni abari mu runana muri iyo myanya y'ubuyobozi cyangwa se y'ako kazi. Birashimishije, ariko nanone ntago twakwirengagiza yuko kugeza magingo aya ishyaka FPR riri ku butegetsi bwo mu Rwanda rero na Perezida Paul Kagame rikomeje kariya karengane, rikomeje guhotera abanyarwanda, rikomeje kubatera ubwoba, rikomeje kubica. Mbese igihirahira abanyarwanda barimo kuva twashingwa ndetse na mbere yaho kiracyahari. Ni ukuvuga ngo dushobora kwishimira ibyo organization imaze kugeraho bimwe na bimwe, ariko mu by'ukuri mu rugamba turimo haracyari ikibazo. Ndumva ese Ashili Kamana, wabwira abantu muri make ubwinshi bw'amashyaka ni ikibazo, ni umuti, ni byiza kurushaho, cyangwa ahubwo byerekana ko abanyarwanda bashobora kuba bakishakisha? Ni iki wabivugaho Ashili Kamana? Yego, murakoze cyane kuri icyo kibazo, kandi koko ni ikibazo abantu benshi bibaza. Mwaheremo ugati experience cyangwa se ubunararibonye maze kugira ntabwo ari bwinshi, kubera ko ndacyari rwose muto cyane muri ibintu bya politike, ariko navuga yuko politike mbi yagiye iranga ubutegetsi butandukanye mu Rwanda yagiye igiraho ingaruka. Ntabwo umuntu ajya mu bintu byo kurwanya akarengane kubera ko ari ibintu aba yarose, habarimo impamvu nyamukuru. Ku bijyanye rero n'amashyaka, wenda nabisobanura mu buryo bubiri. Ku bwanjye cyangwa se no turebeye no mu ijisho ry'urunana nyarwanda, abantu bafite uburenganzira bwo kubona ibintu uko babyifuza, bafite uburenganzira bwo kunyura mu nzira babona ibanogeye yo kugira ngo bakemure ibibazo baba babona abanyarwanda bafite. Ibibazo rero abanyarwanda bafite nibyo bimwe navuze, nkisuhuza abagenzi bacu no kutwumva. Amashyaka menshi akaba ajyaho kubera ko abantu babona ko bigomba gukemurwa mu nzira zitandukanye, ariko ibyo byose bikanatizwa umurindi n'akarengane kakandi uriya mugabo uri mu Rwanda wo muri uriya mugabo barafinda uvuga akarengane k'ibihekane. Ni ukuvuga ngo hari akarengane kari complex, gafite complexité nini cyane ku buryo buri muntu wese yararenganye, buri muntu wese afite ukuntu yarenganye, yewe ujya no muri opposition rimwe na rimwe ukarengana, kubera nyine ko harimo n'ukuntu abantu batekereza n'ukuntu bana politike. Murindahabi, ahantu muba mu mahanga politiki ikorwa mu buryo bwa ideology, uburyo bw'ingengabitekerezo. Umuntu akaba avuga ati ngewe ndi umuntu w'umusocialiste, ubwo indangagaciro zazo ni izi ngizi. Undi akavuga ati ndi umuntu
w'umuriberale ubwo bivuze ibi ngibi, ndi umuntu de gauche cyangwa de droite, mumbabara amagambo y'ikinyarwanda yabyo ntago ndayamenya neza, ariko abantu usanga bagendera ku ngengabitekerezo kandi igena uburyo bazitwara cyangwa n'ibyo bazamarira abaturage. Mu Rwanda rero n'ahandi henshi muri Afurika ntago turagira wenda aho hantu, abantu turakora politika benshi mu buryo bwo kuvuga duti hari ibibazo twahuye nabyo, hari akarengane twahuye nako turakarwanya uko nguko, kandi ugasanga akarengane ntago abantu bose bakabayemo kimwe. Ibyo ni muri rusange, ariko no mu ijisho ry'urunana twumva ko abantu bashobora kutaba mu muryango umwe muri movement imwe, ariko bakagira na partenariat. Ntabwo kugira ngo abantu bakemura ibibazo bizasaba ko abantu bose bibumbura mu kintu kimwe. Ari ibyo ngibyo twese twajya muri iriya FPR iyoboye n'amashyaka yose ya opposition mu Rwanda usibye ayo banze kwandika, ariko twumve ko ubwisanzure bw'ibitekerezo ntacyo butwaye ko ahubwo ari bwiza. Ikibi nuko ayo mashyaka yakomeza kugenda avuka cyangwa ashingwa, ariko ibibazo bigakomeza kwiyongera cyangwa se ntibinakemurwe. Aho ngaho niho twagombye kwibaza, noneho urunana aho ruhagaze aho ngaho nuko twaravuze duti dufite aho duturuka. Opposition ubwo nta muntu ushaka gutera amabuye, ariko opposition nyarwanda twavuga ko imaze imyaka 10 irenga iriho. Akarengane karacyahari mu Rwanda, ugakora na system igakora biracyahari mu Rwanda. Tugomba kugeraho twibaza duti twebwe nka opposition muri imyaka yose twageze kuki, twamaze iki, ni ibiki twabashije kubonamo intsinzi, turanabura n'iki kugira ngo tubone izo ntsinzi. Mu runana rero ko tubona ko ibintu byinshi cyane cyane byo gutabariza abanyarwanda byarabaye, ibyo kuvuga iri amabiri ya leta byarabaye. Harabura yuko iri ya leta ihura n'ingufu zingana nayo cyangwa se ihura n'abantu bashobora kwicarana nayo ibubashye muri condition cyangwa se mu byibanze mu bintu bisabwa kugira ngo twicarane nabo. Hari ibyo tuzabasaba ko bubahiriza, ibya mbere ni kureka ubwicanyi, gufunga urubuga rwa politike, kureka itangazamakuru rigakora, abantu bakisanzura, gufungura imfungwa za politike zose. Ibyo byose ni ibintu dushobora kuzagenda dusaba kugira ngo tujye mu biganiro, ariko nibwira yuko naho ruhagaze n'ingufu turimo kuzishyira mu bintu bya diplomasi na partenariat kugira ngo dufungure urubuga rwa politike muri ruriya Rwanda, kuko ibi byose n'amashyaka menshi tujye twibuka yuko ari ingaruka z'ubutegetsi bubi bwa FPR. Iyo ufashe espace zose, imbuga zose ukazifunga, abantu nta bundi buryo bafite atari kukurwanyiriza hanze, kandi none wanabasanga no hanze, ugatuma nyine ka karengane kabibihekane byinshi cyane, buri wese akanyura mu nzira ye. Ariko icy'ingenzi nibwira si umubare w'amashyaka, ahubwo ni ukubasha gukorana kugira ngo dufungure urwo rubuga rwa politike, noneho dukine politike kuko ba Diane na Barafinda bagati mutereka agapira hasi. Urubuga rwa politike rufungurwe, dutereka agapira hasi, buri wese azane, kuko politike ni umushinga uzanira abanyagihugu kugira ngo bateze imbere. Buri wese azana umushinga we, abaturage bihitiremo. Ese ubundi Ashirikamana, umuntu arabona mu kigero cy'imyaka, kandi twabikomojeho mu kanya, nk'uri abantu ntabwo navuga ngo mukiri bato, ariko mutari n'abakuru cyane. Ni ukuvuga ko mwaje gusanga kwegerana muri ubwo buryo byatuma n'ibitekerezo byanyu mubyumvikanisha kurushaho. Icyo navuga n'icyo nasubiza nuko dusohora manifesto yacu, imigabo n'imigambi yacu, twavuze ko amateka yagiye agaragaza yuko abantu bandika ibintu mu nyandiko, mu ndangagaciro, ariko mu myitwarire no mu buyobozi ntibibi. Icyo gihe na FPR nayo yaje yateye u Rwanda, inafata ubutegetsi ifite imigabo n'imigambi myiza cyane, ndumva igeze ku 9, ariko ibyo byose nta na kimwe cyakozwe. Nibwira rero ko muri bya bintu bita ngo introspection, kongera kwireba nk'abantu bashaka izo mpinduka ziri profond, impinduka zivuye zishingiye mu mizi cyangwa se zo mu mizi, abantu bagomba kongera kureba uburyo ibyo babanditse babisuzuma. Ibyo rero ni ibintu navuga ko ari bishyashya, kubera ko ni ikibazo cya ethique cy'imyitwarire ugereranyije n'ibyo uba wasezeranyije abantu. Nkaba rero mvuga ni ubutegetsi bukoresha igitugu, akarengane, kwica abaturage, ubutegetsi bwose bugeraho bukavaho. N'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi nabwo bugira igihe cyacyo bugasimburwa n'abandi muri uwo mwuka wa demokarasi. Iwacu rero nta demokarasi ihari,
ni ibintu bituma abantu bahora mu gihirahiro, ariko n'abantu bakomeza kurakara no kutishimira iyo miyoborere cyangwa ubutegetsi, bigatuma bose bahangana bavuga bati bigomba kurangira ibingibi mu biganiro cyangwa mu zindi nzira. Burya biri mu muryango, kandi umuryango uharanira demokarasi, umuryango ushingira ku bintu twakwita ngo participation active, ngo buri munyamuryango agira uruhare mu kubaka uwo muryango no gutuma intego umuryango wihaye zigerwaho, ariko ukageraho wimwa iryo jambo cyangwa wimwa iyo espace, urwo rubuga, bigera ukavuga uti ibi ndabivamo, cyangwa se turashaka uburyo tuganira bigakemuka, cyangwa se ubwo ngubwo byose n'ibyanga, ese urugamba ndarutererana cyangwa ndarukomeza. Ubwo rero twe twasanze inzira zo kugira ngo habeho ubwumvikane ibintu bisubire mu buryo zitarashobokaga, noneho duhitamo gufata inzira yo kuvuga ngo ntabwo twatererana uru rugamba, reka turukomeze, ariko turukomeze noneho mu bundi buryo. Nibyo twakoze, ariko nibutsa abantu mu kumva yuko umuryango wacu urunana nyarwanda ruharanira impinduka rutarimo necessairement abantu bahoze muri RNC gusa, harimo n'abantu babaga mu yandi mashyaka cyangwa se batabaga no muri politike barurimo. Icya kabiri, ntabwo twavuga ko turi extension ya RNC, ahubwo twavuga yuko hari amatwara mashya tuzanye ajyanye n'ibyo bintu bya etike navuze by'imyitwarire, kandi anajyanye no kuvuga ngo dushyire imbaraga mu gufungura urubuga rwa politike mu Rwanda. Ibindi kandi ntabwo twibwira ko bigomba gufata imyaka 10 kugira ngo urubuga rwa politike rufungurwe mu Rwanda. Ibyo ni ibintu bigomba gukorwa mu gihe cya vuba, kuko turi no mu butabazi. Mu by'ukuri ibyo dukora byose, namwe abanyamakuru, ibyo muvuga n'ibyo mukora no gutabariza abanyarwanda, kuko barugarijwe n'iriya leta ya FPR. Ndagira ngo numve wowe igitekerezo ufite cyangwa uko ubibona, kuko mvugana nabo mu rugaga nyarwanda nzahura gihugu inkundura, inzira mwanyuzemo hari aho zijya guhurira, ku buryo ibyo mwamutandukaniyeho bishobora kuba ari bike. Mbabaza rero aho mwamutandukaniye, ikintu bo bambwiye ni ukuvuga ngo ko bo bumva biyemeje gukorera mu gihugu, nubwo mu gutangiza uwo muryango wabo bawutangirije hanze, ariko ko bumva bakorera mu gihugu cyangwa hafi yacyo muri kariya karere, yuko aho ngaho ariho hashobora kuba hari itandukaniro gato. Icyo navuga ni uko icya mbere ni ukubaha felicitation ko nabo officiellement binjiye muri urwo rugamba, nubwo bari basanzwe banarurimo. Ikindi cya kabiri navuga ni uko abantu bagira inzira bifuza kunyuramo ziba zitandukanye, ariko nibwira ko twese, yaba bo cyangwa twebwe n'indi miryango n'andi mashyaka n'izindi movement, nibwira ko twese icyo duhuriyeho ari ugufungura urubuga rwa politike mu nzira zishoboka, kandi abantu bagakorera mu Rwanda, kuko ntabwo wakorera hanze ngo ubashe kuzana ibisubizo ku baturage, ku bibazo abaturage baba bafite. Twese rero tuba dufite ubwo bushake bwo gukorera mu gihugu cyangwa hafi yacyo, ariko ubwo bitewe n'ukuntu FPR ishyira ingufu mu kurwanya abantu bayinenga, kuko nta nubwo nge nifata nk'umuntu urwanya FPR, nifata nk'umuntu uyinenga, kandi bo wenda ubwo bafite uko bagomba kubifata, ni ingoma y'igitugu. Umuntu rero ukoresha igitugu ntashobora kwemera ko umunenga. Wowe uri umuntu unenga ubutegetsi bwa FPR, ukumva ko ubusaba ko bwakosora, hasigaye ibintu bigakomeza, nawe ukumva ko noneho byaba bigenze neza, cyangwa uri mu baharanira, mu bahatana nayo kugira ngo ubwo butegetsi bwayo babusimbure? Mu ruhango rwa politike ibyaba byiza kandi byanogera abanyarwanda bose, ni aho ngaho ariko ndakubwira ngewe ko mbitekereza, ni uko abantu bose bagira ubwisanzure mu kubaka igihugu cyabo. Ibyo ngibyo nibyo bita mu gifaransa wenda situation idéale, ariko byagiye bigaragara nyine ko hari ukuntu igitugu kiba igitugu cy'ibihekane, ariko ibyo nubwo wenda tuba tubyifuza ibiganiro cyangwa iki, ariko nta cyizere kinini tubifite. Gusa bigomba kunyura aho ngaho kugira ngo ibibazo by'abanyarwanda bikemurwe mu buryo bwiza butuma umutekano n'ituze by'abanyarwanda bidakomeza, kuko byarahungabanye deja. Nta mpamvu rero kongera gukomeza kubihungabanya cyane, ariko uko bimeze kose akazi kagomba gukorerwa muri kiriya gihugu. Nicyo nasubizaga mbere, nitutagakorera muri kiriya gihugu cyangwa tutabasha kukinjiramo ngo tugakoreremo, ubwo tuzaba twatsinzwe.
kandi ntago nkeka ko tuzatsindwa kuri uwo murongo cyangwa se kuri iyo ngingo. Ashiri Kamana, nibutsa abadukurikiye yuko uri umwe mu bayobozi ukaba n'umuvugizi w'urugaga nyarwanda ruharanira impinduka, murabona ari iki kibangamiye abanyarwanda? Birahari cyane bwana Murindahabi, birahari cyane, ndetse ku runana nta nubwo tubona ko ari ibintu bishyashya, ni ibintu byahozeho ahubwo bigenda byiyongera mu bukana bwabyo, ariko byahozeho. Ni ukuvuga ngo kubaha ubuzima bwabyo ni ibintu bitakibaho muri kiriya gihugu. Abantu bakemura ibibazo byabo bica abandi. Ibintu bya solidarite, gushyigikirana nk'abaturage, nk'abanyarwanda, nk'imiryango, ni ibintu byaburiwe irengero kubera ko hari iyo mico mpemuke ndamuke, abantu bigira abantu ibindeba cyangwa se bagirwa abantu ibindeba, hakaba no umuco wo guhakirizwa ukomeye cyane, iyo twita culture de chef, bigira ingaruka nini cyane, ku buryo rero akarengane karakomeje. Kandi gakorwa gute? Mu mutekano, abantu nta mutekano bafite, iriya leta itera ubwoba abantu, irabica, ikora ibyo twita mu gifaransa ngo instrumentalisation des femmes, ni ukuvuga ngo bakoresha igitsina gore muri ayo mabi yose bakora, bakabeshya n'amahanga yuko ibintu bihagaze neza kandi bidahagaze neza. Ni ukuvuga ngo ibibazo biracyahari, n'ubu n'igihe cyose byabaye, n'igihe cyose abantu batangiye guhaguruka kugira ngo babirwanye, nuko byari bimeze, ariko noneho wenda byongereye ubukana. Aka kanya hari ibibazo bikomeye cyane birebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi uburenganzira bw'ikiremwamuntu bugaragara mu bintu byinshi. Umuntu afite uburenganzira bwo gutura, umuntu afite uburenganzira bwo gukora, umuntu afite uburenganzira bwo kwiga, umuntu afite uburenganzira bwo kugira umutekano n'umudendezo mu gihugu cye. Ibyo byose ntabwo bihari. Noneho hakazaho nuko abantu bavuga bati dufite 64% by'abadepite b'abagore mu nteko nshinga amategeko, ariko mu by'ukuri abadamu babiri, abagore babiri tuzi bashatse guhatana umwanya wa perezida bashyizwe muri gereza. Hari n'ibintu abantu bashobora kubeshya bagakeka ko abandi wenda badatekereza, ariko akarengane karacyakabije muri kiriya gihugu, nta nubwo gateze kuvaho mu gihe tutakarwanyije n'imbaraga zacu zose. Ni ukuvuga ko muri iyi minsi umwuka uhari ni uwo mwuka ushingiye cyane cyane mu buryo abantu inzara ibishe, mu buryo haza amategeko ajyanye na covid. Ni urugero ntanze, iyi ndwara yaje nshyashya covid-19, abantu bazana amategeko atajyanye n'imibereho y'abanyarwanda, atajyanye na muwaye zabo cyangwa n'ubushobozi bwabo, kubwira abantu bose ngo batahe saa moya, kandi hari abantu bakora kugeza saa 3 batanabahaye n'ikintu kizasimbura yuko batari ku kazi. Imishahara turabizi ko abantu batakibona imishahara yabo. Hari ibibazo birengeje bijyanye n'ubukene, bijyanye n'umutekano, kandi ibyo bintu iyo bidakemuwe mu gihe cya vuba birangira bihindutse ibintu bibi cyane, birangiye habaye kawo, kandi iyo kawo ari ibishoboka ko umuntu ayirinda, abanyarwanda ayibarinda, ariko nibidahinduka bizajya muri kawo irenze iyo tubona aka kanya. Iyo urebye uretse namwe n'abandi batavuga rumwe na buriya butegetsi, wavuga ko uyu munsi habaye impinduka, abantu biteguye kuba koko bajya mu buyobozi, ibyo byose uvuga bitagenda neza bagahita babikosora guhera ku munota wa mbere? Ikibazo ni cyiza cyane, bitewe n'uburemere ibibazo biba bifite no kugira ngo bikemurwe bisaba umwanya, kuko ibibazo byose twibuke ko bimaze imyaka hafi 27 biriho. Ariko ubwo aho ngaho turimo gushinja wenda FPR gusa, ariko na mbere yaho hari ibindi bibazo, ni ukuvuga ngo kuva wenda twatangira kumenya sosiyete nyarwanda kwibaho, hari ibibazo byakunze kubaho bijyanye n'akarengane, bijyanye n'igitugu no kuyoborwa mu gitugu. Ibyo rero ntabwo ari ibintu bishobora gukemurwa ako kanya ngo ubutegetsi burahindutse ngo bise bikemurwa. Hari iby'ibanze bisabwa kugira ngo ibyo bintu bikemurwe. Hari uko kugira imiyoborere myiza, hari kugira indangagaciro zubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu no kuzemera no kuzubahiriza, kuko kuzimenya ntibihagije gusa. Hakabaho kugira abaturage bajijukiwe, kuko n'abaturage batajijutse icyo babaha cyose bashobora kutakibyaza umusaruro. Mbese hari iby'ibanze bikenerwa byinshi bisaba yuko mu gihe impinduka zitangiye zigomba no guhabwa igihe kugira ngo zibashe gushyirwa mu ngiro, cyane cyane ko habaho no guhangana kw'ibitekerezo by'abantu bose baba bifuza kugira uruhare muri izo mpinduka. Ibyo rero ni Ashiri Kamana, umbabare mu ijambo, reka nguhe nk'urugero rwa bimwe mu bibazo abantu bakunze kuvuga
ni bimwe mu bibazo bivugwa. Wowe twumva uko wabikosora nk'umwe mu bashobora kuba bajya mu myanya y'ubuyobozi. Ibintu byo kunengwa wabyihanganira, ntawe wabiziza, wabigenza ute mu gihe hari abakunenga mu bihe nk'ibyo ushobora kubona yuko bishobora no kuba byagaragaza isura yawe uko utayifuza imbere ya rubanda yakugiriye icyizere? Ni ikibazo cyiza cyane kijyanye n'ibyo ngeze kuba bijyanye n'imyitwarire. Ngewe ubusanzwe ubwo ndavuga gato cyane kuri ngewe kuko ndashaka kuvugira urunana. Ubusanzwe nemera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kubera ko kubaha la dignité humaine, ubuzima bw'umuntu ni ibintu bikomeye cyane kuri ngewe. N'urunana narwo nagize amahirwe nyine duhura n'abantu bafite icyo cyerekezo, kandi ayo matwara yarabacengeye mu bihugu banatuyemo banakoramo, ndetse n'uburyo urunana rukora mu mikorane ni imwe mu nkingi zikomeye dufite. Nuko turi abantu dushobora kwicarana tukemera kunengwa, tukemera ko hari ibyo tutakoze neza tukabikosora, aho kugira ngo buri wese ajye kwikingirana mu nguni ye. Ariko byumvikane nyine ko buri wese nyine ashobora kuvuga ko yabinyuzemo akabigenza neza, ariko ikigaragaza ibintu byose ni umusaruro uba wabonetse. Ariko noneho dusubire mu mateka gatoya. Hari abantu banenze FPR nk'uko bivuze bajya mu buroko. Hari n'abanenze amwe mu mashyaka ya opposition, nabo bagiramo ibibazo, bamwe barirukanwa, abandi barabura, abandi wenda babivamo. Ibyo ni ibintu bihari kubera ko wenda n'uburyo abanyarwanda dufata ibintu, kumva ko umuntu atemeranywa nawe ushobora kumufata nk'umwanzi. Ibyo rero ni ibintu bisaba education, bisaba uburezi butari ubwo mu ishuri gusa, ariko ni n'umuco ugomba kongera kwimakazwa, kandi n'uwo muco twumva ko uwo muco ugomba kubaho, gutangira kumva ko abantu bagomba kuganira ibivuye muri ibyo biganiro akaba abantu bagenderaho. Ni ukuvuga ngo aka kanya urunana rufashe ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi mu Rwanda, nta kabuza ko uwo mushinga cyangwa se icyo cyifuzo urunana rwabiharanira n'imbaraga zabyo byose, kuko bidaharaniwe tuzongera nyuma y'imyaka 10 cyangwa 15 twongere tugereho FPR igeze, cyangwa aho MRND yari iri, cyangwa na MDR igeze kugera. Ni ukuvuga ngo kubaho icyo bita rupture mu gifaransa ndumva ari uguca ukubiri cyangwa guca iteka, ikintu nk'icyo. Hagomba kubaho guca iteka, abantu bakavuga bati iyi mico yidukoraho n'uwo muco nk'umuco uwo nguwo, kuvuga ngo kubaha ubuyobozi ubwubaha iyo bugendera ku mategeko kandi bwubahiriza amategeko yawe. Ubuyobozi butubahiriza amategeko yawe ntabwo ugomba kubwubaha, ahubwo ugomba kububwira ukabukebura kugira ngo noneho busubire mu nzira nziza cyangwa busimburwe mu nzira za demokarasi. Iyo bitarimo demokarasi nibwo usanga bibaye amakimbirane bikaba bikurushaho. Ariko urunana duhagaze kuri icyo kintu cyo kugarura ubwisanzure mu banyarwanda, kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse no kugira politike ishyira buri munyarwanda mu nyungu z'iyo politiki. Ni ukuvuga ngo politiki igomba kubaho mu nyungu z'umunyarwanda kugira ngo ibeho mu nyungu z'umuntu umwe ku giti cye cyangwa se cy'agatsiko kamwe. Ashiri Kamana, kuva mu mwaka w'1990 iyo abanyarwanda binjiye mu kwezi k'Ukwakira, uku kwezi kwa 10 nyine turimo, abanyarwanda bahita batekereza ku ntangiriro nyine y'irya ntambara y'Ukwakira. Mwebwe iyo musubije amaso mukareba icyari cyatumye iyo ntambara ibaho, ibibazo byariho n'ibyo basabaga ko byakemurwa, ku bibazo byari bimeze icyo gihe biremereye cyangwa bifite ubukana kurusha uko uyu munsi abanyarwanda bavuga ibibazo byabo, cyangwa ubu byahumiye ku mirari? Bwana Murindahabi, ubwo ndahera mu mateka 30 irashize ibyo bintu nyine bibayeho. Yego Ashiri Kamana. Yego, ariko na mbere yaho hari akandi karengane kabaye muri za 1959 hari akarengane kari gahari. Nyuma yaho hari akabayeho ku butegetsi bwa Habyarimana, hari akarengane kabayeho, na FPR nayo yaraje iza ivuga ngo ije gukemura ibyo bibazo abanyarwanda bose bafite, iza ivuga ubumwe bw'abanyarwanda, ndetse yagize n'imvugo nziza zatumye na bamwe mu banyapolitiki bari mu gihugu mu Rwanda
nari nkiri muto ariko narabikurikiranaga. Bamwe mu banyapolitike bageze naho bavuga bati tugiye kwifatanya n'abariya bantu kuko turabona ibintu bavuga n'ibintu banditse muri manifeste zabo, imigabo n'imigambi yabo ari byiza, ariko ntabwo ibyo bintu twaba ngo byagezweho aka kanya. Ibintu ahubwo byaradogereye kubera ubwicanyi ndengakamere. Yewe iyo ufite ubutegetsi bujya guhiga ababunenga cyangwa ababurwanya, bukajya kubahiga hanze y'igihugu, bugashyiramo amafaranga ndengakamere menshi cyane yo kugira ngo bahige abantu cyangwa se banabice, reka tubivuge ngo banabice ko izo ngero zirahari nyinshi cyane, ariko mu gihugu abantu badafite amavuriro, badafite ibyo kurya, nako mu gihugu bitigeze bihinduka kuko bishobora kuba byaranadogereye kurushaho. Bitavuze ngo bamwe bakoze nabi cyane kurusha abandi, ahubwo ko akarengane kagenda kiyongera buri mwaka kagenda kagira n'uburemere bwinshi cyane kurenza ako kari gafite na mbere yawo. Ikigaragara n'ibyo abantu bagenda bara mu nyandiko na komisiyo cyangwa se nta enquete zigenga zari zabikoraho ibyo bintu, ariko bigaragara yuko na rugamba uko abantu barurwanye baruvuga mu by'ukuri atari ko rwari rumeze, kuko bisa nkaho ishyaka FPR ritangiza urugamba muri 1990 risa nkaho hari aho ryageze rigashimutwa n'agatsiko k'abantu bamwe na bamwe, akaba aribo bakiri ku butegetsi aka kanya, akaba aribo bakomeje ako karengane. Nongere nibutse, usanga karimo iterabwoba, ubwicanyi, gukoresha igitsina gore ndetse no kubeshya amahanga. Ejo bundi Perezida Paul Kagame ari mu nama ya FPR yaravuze ngo batera muri 1990 hari impamvu, ngo naho abavugira hanze muri iki gihe ko bakabaye bataha kuko nta mpamvu yakabaye babuza gutaha. Aho nagira ngo numve wowe icyo uvuga kuri ijambo ry'umukuru w'igihugu, murabibona kimwe? Ntabwo tubibona kimwe, kandi biranababaje cyane kuko mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cyangwa se no mu magambo cyangwa amajambo yagiye ageza ku baturage no mu myaka yashize, ntabwo ari imvugo twaha credibility. Ntabwo ari imvugo dushobora kuvuga ngo ni imvugo ngo nyazo, imvugo zirimo ukuri. Ni imvugo zagiye zirangwa no gusuzugura abandi, kubagira imyanda, mbese kubambura n'ubumuntu bwabo, kubagira ngo babisanga ngo ni ibigarasha. Ni imvugo zagiye zirangwa no kubwira abantu ko bazabarasa ku manywa y'ihangu. Yavuze ngo tuzabarasa ku manywa y'ihangu, ujya kubona ko ukabona abantu barashwe ku manywa y'ihangu. Hari nubwo avuga ngo ni iminsi mike uriya akabura ubuzima, ukumva umuntu bamurigiye muri hoteli cyangwa bamwishe cyangwa bamurasiye hanze. Hari ukuri ajya avuga ariko kutungukira abanyarwanda cyangwa se kutajyanye n'ibibazo abanyarwanda bahura nabyo. Ni ukuvuga ngo nibyo yavuze ejo bundi, ariko Bwana Murindahabi, umuntu ukoranya abantu bagize inzego z'ubuyobozi bose akavuga ngo mumbwire impamvu ibintu byapfuye, hanyuma umwe muri abo bantu akavuga ngo bwana cyangwa se nyakubahwa perezida, abantu bose dukora amakosa usibye wowe, uwo muntu kandi akumva nyine ko aricyo gisubizo nyacyo, wumva uwo muntu imvugo ze avuga ari imvugo tugomba guha agaciro cyangwa se tugomba guha uburemere bujyanye n'umurimo ashinzwe. Imvugo rero yo gukoresheje ubundi ngo abari hanze bagombye gutaha, agomba, reka tunamubwira byumva, agomba kumva ko u Rwanda ni urw'abanyarwanda bose, kandi abanyarwanda bagomba kuba mu gihugu cyabo mu buryo inzego z'igihugu zikorera abanyarwanda, inzego z'umutekano zikarengera umutekano w'abanyarwanda, inzego za gisirikare zikarinda ubusigiro bw'igihugu aho kujya gukorera agatsiko k'abantu. Akumva ko n'abantu bagomba kuba mu bwisanzure no mu ituze, yaba ubwisanzure bw'itangazamakuru, ubwisanzure bw'abantu n'ubwisanzure bw'imiryango yose yaba iya politiki cyangwa yigenga. Ibyo rero ni iby'ibanze bibura muri iki gihugu kugira ngo abantu bose batahe nk'uko bivuga. Ntabwo abantu bashobora gutaha mu muriro, nta nubwo abantu bashobora kwemera bose gutaha bakoma amashyi. Tuzataha muri kiriya gihugu mu bwisanzure kandi tubwimakaze mu buryo burambye. Imvugo yavuze ejo bundi nta na gato tuyemera. Perezida Paul Kagame yageze kuvuga ngo ntaho aba bantu bavugira hanze ntaho banyura, haba mu kirere, haba mu mazi, haba ku butaka, mbese ashaka kubabwira ko nta kintu abantu bari hanze bazageraho abashaka gusimbura ubutegetsi bwe. Ubundi se wa mugani, inzira abantu bazanyuramo bashaka gusimbura ubutegetsi bwa FPR ni inzira zi? Ubusanzwe inzira dushyira imbere kandi tuzishyira imbere tunazemera ni inzira z'ibiganiro. Byumvikane ko ibiganiro n'imishyikirano bitandukanye. Ushyikirana n'umuntu iyo mwarwanye rwabuze gica, ariko
mu biganiro uganira n'umuntu umbwira uti hano hari amakosa bigomba guhinduka, kandi ibyo biganiro ntabwo ari perezida wa repubulika ubigenga wenyine, ntabwo ari we ufata icyemezo ko ibiganiro bibaho cyangwa ko bitabaho. Hari abantu cyangwa imiryango cyangwa se impamvu nyinshi zishobora gutuma ibyo biganiro bibaho. Nibyo twimakaje, nibyo dushyizemo imbaraga, kandi tuzishyizemo twizera ko ibyo biganiro tuzageraho. Ariko reka nce n'umugani wa kinyarwanda, hari abantu bavuga ngo urutinze ruhinyuza intwari. Ni ukuvuga ngo ushobora kwita umuntu ukomeye ukavuga ayo magambo ngo abantu ntibazabona aho banyura, ukabaseka ukabagira ibigarasha, ariko ibyo ntabwo bibuza impinduka kubaho. Impinduka zigira imbaraga zirenze iz'umuntu umwe ku giti cye, kandi perezida wa repubulika ni umuntu umwe ku giti cye. Icyo kintu cy'iyo ntera y'uburebure bw'aho abantu bari bashaka guhindura ibintu ntabwo ari inzitizi? Ni inzitizi, ariko tujye dusubira inyuma turebe impamvu izo nzitizi ziriho. Ni ukubera ubutegetsi bubi bwa FPR bwa perezida Kagame. Ubutegetsi bubuza abantu ubwisanzure, niyo mpamvu abantu bakorera kure. Ariko bwana Murindahabi, nawe urabizi n'ubu ngubu aho uri naho ndi harimo distance, harimo metero nk'ibihumbi 7 gutyo. Kandi turimo kuvugana. Ni ukuvuga ngo kubera ikoranabuhanga n'ukuntu isi igenda itera imbere, distance cyangwa se isi yabaye ntoya. Ibyo rero ni n'ibintu twagiye tubona mu bihugu nka za Egypte, muri Algeria, muri Sudani no hirya no muri za Burkina. Hari ibintu byagiye bihinduka muri ibyo bihugu, kandi bigahinduka abantu bose babigizemo uruhare, baba ari mu gihugu, baba ari mu nkengero zaho, baba ari n'abari hanze. Aka kanya rero urunana uko ruhagaze, rufite abayoboke hirya no hino ku isi, kandi abo bayoboke barakorana mu buryo navuga buri efficace cyangwa se mu buryo bwiza butuma intego twihaye zizagerwaho. Ariko ntabwo rwose kuba dukorera, ndi mu kuvugira hano muri Canada, undi avugira muri South Africa, undi avugira muri Maroc cyangwa Senegal, bizabuza impinduka kubaho. Icyo twabwira abanyarwanda ni uko aho turi hari ibyo tubashije gukora, kubera ko hano dufite ubwisanzure bwo kuvuga no kugira imirimo dukora imwe n'imwe iganisha kuri izo mpinduka, turabikora nabo. Kandi n'ubu ngubu ngira ngo mwakurikiye amakuru, abantu batangiye kwamagana aka karengane bahura nako. Hari abantu basenyewe, hari abicwa n'inzara, abo bose barabivuga, mwagiye mubibona ku maradiyo cyangwa se ku mateleviziyo amwe n'amwe ari mu gihugu mw'imbere. N'abanyamakuru basigaye batinyuka bakabivuga, kubera ko ibintu byarenze umurongo. Iyo ibintu birenze umurongo, abantu nta kabuza barahaguruka. Niyo mpamvu navuze ni impinduka iyo zigomba kubaho nta muntu wazihagarika, impinduka ziraba. Aka kanya rero mu gihugu abantu barahagurutse, no hanze basanzwe bahagurutse wenda, kandi n'imikoranire hagati yabo ni ibintu bizatuma izo mpinduka zigerwaho. Icyo navuga kindi ni uguhamagarira indi miryango yose, yaba iya politike cyangwa se n'irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse n'abari mu gihugu mw'imbere, ko tugomba no gutekereza tugashyira imbaraga mu bufatanye byo twita partenariat. Uko bimeze kose, urunana nyarwanda ruharanira impinduka rushyize imbere uwo murongo wa partenariat, gukorana, umuntu wese twakorana, kugira ngo urubuga rwa politike rufungurwe, ibintu bisubire mu buryo. Ibibazo biri mu Rwanda bigira ku bantu bose, utitaye no ku mirimo cyangwa se n'ibyo bakora. Ako karengane rero niko kazatuma buri munyarwanda ahaguruka, kandi nabo abasirikare n'abapolisi nabo bazabikora. Ndetse turakomeza no kubahamagarira kongera kwibuka yuko hari inshingano bafite zo kurinda ubusugire bw'igihugu, bw'abaturage, no kurinda itegeko nshinga, kuko mu kintu cyavogerewe cyane cyane mu Rwanda harimo kuvogera itegeko nshinga. Kandi itegeko nshinga mu busanzwe ari igihango abaturage bagirana n'ubuyobozi. Ntabwo umuyobozi ashobora kuza ngo akivogere uko abyishakiye. Ibyo rero iyo ubikoze bikanatinda, bigera bikagukoraho. Ni ibintu byabaye ahantu hose. Nkaba numva rero yuko uko bizagenda kose, ubutegetsi iyo bukoze nabi bugenda bucika n'intege, ndetse n'ubu biragaragara hari byananiwe ubutegetsi. Abaturage barakomeza kurira, barakomeza guhura n'ibibazo. Ariko se bwana Murindahabi, mwari mwabona
minisitiri runaka cyangwa kanaka yagiye guhura n'abo baturage yagiye kubabwira ati ibibazo bimeze gute tuzabikemura uko nguko, bisa nk'ibyarenze ubu butegetsi. Ibibazo bifite uburemere bwarenze ubushobozi bw'ubu butegetsi, kandi ubwo bushobozi bwabo nabo ubwabo nibwo babwiciye, kubera ko iyo ukoresheje abantu mu gitugu ntutuma batekereza, n'inzego ntizigenga ngo zisubize ibibazo by'abaturage, ahubwo usanga zikorera umuntu umwe. Icyo rero akaba ari ibyo twakwita ngo cheval de Troie cyangwa se le talon d'Achille. Sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda, ariko twabyita ko ari nka kimwe mu nzitizi umuntu ubwe yitera. Ubwo rero ari ibintu bidakosowe, nubwo tubivuga tudafite kinini, umutego mutinde, nubwo tubivuga tudafite icyizere kinini, ariko niko tubyifuza kandi tugomba kubishyiramo imbaraga tukanakomeza kubyizera. Ibintu bigomba kurangirira mu biganiro, abantu bakicara bagakemura ibibazo bihari, ko birahari nta n'uwabihisha. Muri ibi bihe aho abaturage bazahaye kurushaho nyuma y'aho COVID-19 igereye mu Rwanda nk'uko iri n'ahandi hirya no hino ku isi, harabibaza niba abategetsi bagerageza rwose guhumuriza abaturage, no uretse na ziriya ngamba zo kwirinda, ariko no kugaragaza ingamba zituma abantu babasha kubaho, babasha kubona ikibatunga. Ikigaragara ni uko iyi ndwara ya COVID yazanye crise sanitaire ikomeye cyane mu bihugu byose byo ku isi, ariko aho twagiye tureba mu mahanga hirya no hino ntabwo byabuje abayobozi gukomeza kwegera abaturage, kubahumuriza, ndetse no gushyiraho ingamba zituma ubuzima bukomeza, aho kugira ngo ubuzima bukomere kurushaho. Mu Rwanda rero byabaye ibindi, ubuyobozi ntabwo bwegereye abaturage, ubuyobozi ntabwo, ahubwo bukomeza no gufata ibyemezo bituma abaturage bajya mu bibazo birengeje ukwemera. Iyo haje ikibazo cya COVID gisaba ko abantu baguma mu rugo, ndumva ariyo guma mu rugo banafite, niyo mugambi wabo guma mu rugo, ariko ugasenyera umuntu se uragira ngo agume mu itongo, agume hehe? Urumva ko leta icyambere ntabwo muri priorite zayo cyangwa se mu byo bifuza, mu by'ibanze bafite, ntabwo ubona ko ubuzima bwiza cyangwa se imibereho myiza y'abaturage ntabwo usanga ari ibintu by'ibanze bagomba kurwanira, ahubwo usanga bakomeza gufata ibyemezo bihungabanya umudendezo, umutekano, ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ariko noneho twongereho yuko mu busanzwe iyo hari ibibazo nk'ibi ngibi, abantu b'abadamu nibo bakunze kubigwamo kubera imiterere ya sosiyete yacu. Ariko ubwo babandi 64% ntibanahaguruka ngo bavuge bati, babadamu 64% bicaye mu nteko ntibahaguruka ngo bavuge bati, kuba mwasenya amazu hariya, abadamu tuzi ko aribo bita ku ngo, tuzi ko abadamu aribo bita ku bana, ni ibintu bihungabanya ibyo twakwita iterambere ry'abagore cyangwa se gender promotion. Ntabwo babivuga. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi nta na kimwe aka kanya tubona bukora kugira ngo busubize ibibazo abaturage bafite bijyanye n'imibereho myiza yabo, bijyanye n'uburenganzira bwabo, bijyanye n'umutekano, ndetse n'ituze n'umudendezo. Ntabwo ibyo bintu bikorwa. Ubuyobozi busa nk'ubudahari, ariko ntago twebwe ari ibintu bidutungura, kuko mu myaka 26 ishize bwana Murindahabi, ubu buyobozi bwagiye bugira imyitwarire igaragaza ko ubuzima bw'abantu, imibereho myiza y'abantu atari ibintu bibashishikaje, ahubwo bwagiye bufata ibyemezo bikomeza gutsikamira abantu, bikomeza gukira mu bukene karanda. Ibintu by'ubuyobozi biba bijyanye cyane cyane no kuzana ibisubizo ku bibazo abaturage bafite. Igisubizo cya mbere kizanwa ni ukubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ibyo nicyo kintu cya mbere, icyo abayobozi bose barakigize, yaba mu Rwanda n'ahandi, baragize iyo ntumbero ngo bayigumane, bavuga bati ibi nibyo byibanze tugendera mu byo dushingiraho. Ibibazo ntibivuga ko bitabaho, ariko biba ari bikeya cyangwa se hari n'ibisubizo bihamye kuri ibyo bibazo. Muri iki gihe cya COVID, twumvikana ko COVID yatumye ibibazo byari bisanzwe bihari byiyongera cyangwa se bigira ubukana bwinshi cyane, ariko inzara yari isanzwe ihari. Ijambo inzara ya nzaramba ryari rihari imbere ya COVID. Ni ukuvuga ngo njyewe iyo mba ndi ku butegetsi cyangwa se urunani ruba rufite ubutegetsi cyangwa se ruyobora u Rwanda, niyo nzaramba ntiba yarabayeho, kuko hari kubaho politike zijyanye no kugabanya ubusumbane mu bukungu, mu bijyanye n'abaturage, mu bijyanye n'uko abaturage bashobora kwigira bakabasha no kwibonera ibisubizo. Ariko leta niyo ibikora byose, guha abana akazi, gushyiraho infrastructure zituma abantu bakora, guha abantu za bourse zihagije,
ubuzima bw'i Kigali burahenze, nubwo mu Rwanda burahenze cyane, ariko biratangaje ukuntu abanyeshuri bakibona buruse z'ibihumbi 30 cyangwa ibihumbi bingahe, imishahara ntijyanye n'ibiciro biri ku masoko. Ni ukuvuga ngo iriya leta imeze nk'aho nta expertise, ni ukuvuga ngo imeze nk'aho nta bantu babizobereyemo bayikoramo, n'ababizobereyemo abo twuvuga ngo ni ba dogiteri runaka, ngo ba dogiteri runaka bafite za PhD, bafite iki bize, usanga ayo mashuri bize ntacyo amariye abaturage, kubera ko ubukene bugenda bwiyongera n'uwo mutekano ukagenda uba muke cyane kurushaho. Ni ukuvuga ngo twebwe urunani iyo tuba dufite ubuyobozi, ibyo bibazo ntabwo biba bihari, kubera ko twari kwimakaza ikintu cya mbere cy'ibanze, kubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu, gutuma buri munyarwanda abaho mu mutekano, no gutuma inzego zikora mu bwigenge, ibyo bita independence des institutions. Nibutse abari mu kutwumva ko umugabo abantu benshi bakunda wigeze kuyobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Obama, yigeze kujya mu gihugu cya Ghana niba nibuka neza, avuga ko ahanini muri Afurika tudakeneye abo bita ngo strong men, ahubwo dukeneye strong institutions. Nuko inzego z'ubuyobozi iyo zikora mu bwigenge bwazo, usanga buri muntu uyoboye izo nzego asubiza ibibazo by'abaturage, service à la nation ou au citoyen. Nicyo ngicyo twumva kigomba kugaruka mu nzira, cyangwa se kigomba gushyirwaho, noneho tugaca ukubiri n'uriya muco wo kubaha buhumyi, uriya muco wo kumva ko abantu atari abantu ahubwo ari ibigarasha. Ni ibintu bifite uburemere bukomeye cyane, ariko nibura kugira ngo ukemure ikibazo no kubasha no kumenya uko kiba giteye n'uko kimeze. Ibyo rero urunana rurabizi, kandi ibisubizo rufite rwizera kandi ko ruzafatanya n'abandi muri partenariat, ni ibintu bizagerwaho. Ndagira ngo ushimire cyane Achille Kamana uyu mwanya waduhaye kuri Radio Urumuri, ibisobanuro ku bibazo twakubajije n'ibitekerezo watanze. Uri mu bayobozi ukaba n'umuvugizi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka mu Rwanda. Wakoze cyane rero, tukwifurije ibihe byiza. Murakoze cyane namwe, ndabifuriza mwebwe n'abanyarwanda bose amahoro aturuka ku Uwiteka. N'abadukurikiye tubashimire cyane. Ahasigaye mwese ibihe byiza naho ubutaha.